rimwe na rimwe hari ibintu nyine bituma twebwe urubyiruko tudatera imbere. Iyo ndimo kubikubwira ugomba kuba wabimenya. Ese wari uzi ibintu bituma tudatera imbere nk'urubyiruko? Buriya rero njye kuba nakubwira ibintu bitatu, ariko ni byiza gukunda ndaza kuba nakongeraho ikintu cya kane nakwita nka tip cyangwa se inyongezo. Ni ukuvuga ngo hari igihe tuba turi mu rugendo rwo gutera imbere dukora cyane, ariko nyine ukabona birimo kwanga. Ariko uzagenzure ibi bintu bitatu ngiye kuba nakubwira. Ikintu cya mbere ngiye kuba nakubwira ni ikintu cyitwa gushaka kwemeza abantu, kwemezanya muri rusange. Ni ukuvuga ngo niba uri urubyiruko, iyo tuvuze urubyiruko ni ukuva ku myaka wenda muri iyi minsi, kubera ko nyine urubyiruko dusigaye twarikujije kuva ku myaka 16 kuzamura, kuko nakavuze 18, ariko ari inzu usanga urubyiruko afite imyaka 16 ariko afite mu mutwe nyine azi gukora cyane. Rero ibintu bitatu, ikintu cya mbere gushaka kwemezanya. Niba hari igihe ushaka wenda kuvuga uti mfite akagare kanje ndimo kugerageza gushakisha ubuzima, ndakora ngikorera imyaka, ngikorera ibitoki njyana ku isoko, ngikorera amashu njyana ku isoko, ariko ibyo byose nyine ukabikora kugira ngo nuramuka ubonye amafaranga wemeza abantu. Ntabwo abantu bazigera bemera ibyo wakora byose, ntabwo abantu bazigera bemera. Niyo makosa dukora twebwe urubyiruko, kumva yuko njyewe niba ndi Samu nkamvuka i Nyagatare, ningura inka ikabyara nkakama ikororoka, ngo nzaba nyine nkabikora nshaka kwemeza abantu, nshaka kwemeza abasore bagenzi banjye ko mfite inka bo batayifite, nkabikora nshaka kwemeza abakobwa ko dufite iwacu dufite inka. Nyagatare ibyo bintu biba bihari, Nyagatare birahari. Ugasanga umusore nyine agura inka 1, 2, 3 agamije kwemeza abantu. Nibyo iryo ni iterambere, gusa ufite inka 3, 4 ukiri umusore. Ariko niba uzi neza yuko ubikora hari abantu ushaka kwemeza, uri muri beshya cyane. Ntabwo tujya twemera twebwe abantu, ntabwo tujya twemera. Njyewe ndeba ibyanjye ntabwo ibyawe bindeba, niyo mpamvu kunyemeza ntacyo byamarira. Rero ikintu gituma dukora cyane pe, ariko gutera imbere bikatugora, ni ugushaka kwemeza abantu. Icyo ni ikintu cya mbere. Gusa nanone ikintu ugomba kwamenya nanone, iyo tuvuze kwemeza abantu haba harimo no kwemeza inshuti n'abavandimwe. Hari igihe uvukana n'umusore, muri abasore batatu, nyine wowe ukumva yuko nyine ibyo ugiye gukora abasore bakuri inyuma muvukana nyine ugashaka kubereka yuko nyine ukora kubarusha, cyangwa se ugashaka kuvuga uti ibyo nkora byose reka muri iduka rikaze rigaragara neza cyane kabisa, nemeza abakobwa bazankunde. Icyo gihe uzaba wishuka. Ikindi, kwemeza famiye, wenda ushobora kuvuka mu muryango w'abakene utifashije, ariko wowe kubera ubwenge bwawe utangiye gufatisha, none utangiye gukora ibintu uvuga uti reka nemeze ba bandi batwaze mu gihe twari dukenye. Bijya bibaho ugasanga famiye yanze yanyu pe, wenda ugasanga hari famiye ivukamo papa wawe, ugasanga ntabwo bajya bumvikana n'iwanyu. Bagiye kumenya ubwenge usanga mama we ntabwo bamukunda, kumenya ubwenge usanga ntabwo bagukunda, bafite ukuntu batagukundaga igihe wari ukiri muto ariko watangiye gukora, none ushaka kubemeza. Ntabwo bizakunda, urimo urishuka cyane. Bikore ugamije wowe ubwawe, banza wiyemeze. Ikindi kintu nanone ugomba kwamenya, ahangaha baratubwira ngo kwisumbukuruza, nyine kwishyira nyine ahantu utakagombye kuba. Ni ukuvuga ngo hari ukuntu ufite ubushobozi bwo kuba wenda ubayeho mu buzima bw'ibihumbi 50. Icyo kintu dukunda kukigaruka, kubaho ubuzima buri munsi y'ibyo twinjiza. None wowe ugashaka kugira ngo niba umukiriya yasohokeye ahantu akagura icupa, nawe urigure. Hari igihe buriya abakire bafite wenda ku munsi hari amafaranga bashaka kwinjiza ku munsi, none w'amafaranga ufite uyinjiza ku kwezi ukayabona ukwezi kwarangiye. We rero umukiriya yabona buri munsi, none yicaye mu kabari afite icupa rya veni cyangwa se senkani, nawe ushaka kugira ngo urifate. Uko no kwisumbukuruza. Menya urwego urimo, nibyo bizadufasha. Nanjye ndimo ndacara urubyiruko, impamvu ndimo kubivuga gutyo, nanjye ntabwo ndatera imbere. Niyo mpamvu nshaka kugira ngo tujyane akantu ku kandi, sinzagusige cyangwa se ngo nawe unsige. Ushobora kuba hari akantu ufite ukambwira muri comment, nanjye ngagira gute kakanyubaka. Niyo mpamvu ndahangaha hano kuri Samu Real Talk. So icyo ni ikintu cy'akabinye cyo kwisumbukuruza, kujyana n'abantu wenda batangana nawe mu bushobozi, ibyo baguze nawe ugashaka kubigura, uzaba wibeshya cyane. Urugero, nk'ubu ngubu hari aba content creator bakora channel hano kuri YouTube, ugasanga nyine afite mikoro nziza, afite podcast, ariko njyewe nibwo ngitangira, nabwo kimbona bwa mbere, none ngo ngiye gukora content
nta muntu uri burebe video yanjye ndayishyira wenda mari ibyumweru 2 irebwe n'abantu 3, ibyo bijya bibaho. Ariko nane ngashaka kuvuga ngo nanjye reka ngure mikoro nk'izo kwa Irene, reka ngure mikoro nk'izo kwa Chita, reka ngure mikoro nk'izo kwa Yago, reka ngure nyine ibintu nk'ibyo, ariko ngo bagwera kuri aka kamikoro kuko niko kari mu bushobozi bwanje. Impamvu niyo nguhaye urugero, ko niyo nta stand ifite yo guterekaho telefone, ubu telefone yanjye mbona yishyize aha ngaha ku meza kugira ngo undebe neza, nta stand ifite kandi urabona ko urimo kundeba neza. Kwisumbukuruza nicyo kintu gituma tudatera imbere. Rero ndio namanyize kumenya ubushobozi bwanjye, ndavuga ati reka ngora aka mikoro sinagora za zindi bafata mu ntoki. Iriya narabajije sanga igura ibihumbi hafi 150, kandi njye ndacare hasi sindazamuka. Iki kintu gituma tudatera imbere ni ugutinya gushora. Ufite amafaranga pe urayafite, umusore kabisa warakoze waravunitse, ariko ufite amafaranga uravuga uti ko nahembwaga na company, ko wamemba neza, ko nari maze iminsi nizigama, ko amafaranga nyavunikiye imyaka 3 biragenda bite nindamuka nyashuye mu bucuruzi bigahomba. Ico gihe umaze gutekereza icyo kintu bitabirangira uhita nyine ubivamo ukavuga uti ni gute bimeze, ugatinya nyine gushora ukavuga uti n'ubundi nzahomba, n'ubundi naci nyine like ibintu nk'ibyo nyine gutinya gushora. Niba uzi neza rero ko uri umuntu uhora utinya gushora mu bucuruzi, mu bintu bituguteza imbere, utinya kugura itungo ngo bazaryiba, utinya kugura inka ngo ngo ntabwo izabyara vuba ngo izatinda, uri muri beshya cyane. Niba uzi neza yuko ufite amafaranga ukaba ushaka gutangira, tangira uyu munsi. Ikindi kintu wenda nubwo nari mbica 3 tipe nyuma yuko nari nabikwemereye cyangwa se inyongezo, ni ukuvuga ngo nzabikora ejo hageze nabyo nzabikora ejo. Uvuga ngo niba wenda wavuze uti ejo nshaka kujya guhinga hari ahantu nshyiremo insina z'imibyare nyine, ejo n'ejo bundi nzaba ifite ibitoki, ukavuga ati ariko se uyu munsi reka mbireke nzabikora ejo. Cyangwa se ukavuga uti nshaka uyu munsi kwinaza ibitunguru, kandi buriya ibitunguru bigira amafaranga ku bantu bazi kubihinga, ngira ngo murabizi. Ukavuga uti aho kugira ngo nje kwivunisha reka nzabyinaza ejo. Cyangwa se ukavuga uti uyu munsi reka gucuruza mbireke nyine ni weekend, reka nzacingure ejo umunsi ntabwo ndi bucinguza. Aba wibeshya cyane, wasanga uyu munsi bari kubona abakiriya, ejo wabikora bikakugira gute, bikakubona abakiriya. So niba ukurikiye Sam Real Talk, uyu ni umuhungu w'Inyagatare, nitwa Sam, kanda subscribe, reba n'izo video ziri aho ngaho hasi, uraza gusangamo wenda ntabwo ari zose zagufasha, ariko nzi neza ko muri video tumaze kuba twakora hari izagufasha. Zirebe rero urebe ko wazisharinga abagenzi bawe. Tuzajya dukora buri munsi video nk'izi ngizi. Ciao ciao, ndabakunda cyane.